Rehema ndibaza ko maze kuba umunyamuryango sibyo ra amen Yesu nashimwe ndabakunda mu izina rya Yesu umuntu Imana yakunze nta n'uwamwanga usibye ko mwe munakunditse cyane Yesu nahimbazwe cyane ndashimira cyane mushumba wangiriye icyizere akifuza ko uyu munsi tubana mu byukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo njya mbifata nk'ibintu bisanzwe n'ubuntu bugeretse ku bundi Yesu nashimwe cyane mushumba rero twubashye amavuta yanyu nihishurirwa Imana yabahaye duciye bugufi cyane nta kintu kidasanzwe nzanye hano cy'igitangaza kidasanzwe oya nje kuvuga umutima w'Imana uri muri jye hanyuma nayikagabura nk'uko ishatse munyemerere nanone nshimira abagaragu b'Imana batandukanye bakorana nawe muri uyu murimo buri gihe cyose ukonje hano sanga hari ubuntu bushya bwaje hari ikintu gishya Imana yakoze Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro haleluya kandi nukuri niko gusenga kwacu icyampa ubwami bw'Imana bukaguka icyampa icyubahiro cyayo kikagaragara no kurushaho haleluya amen reka mbasabe rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana umushumba yasenze ntabwo ari amarushanwa ariko ndagusaba ngo wiyaturire n'umutima wawe ubwire Yesu ngo nanone iyi minota ngiye kumara aha ngaha gira ikintu uvugana n'umutima wanjye Data tuguhaye icyubahiro mu izina ryera rya Yesu Kristo turagushimiye mpagaze hano Mana isumba amahanga n'ibihugu na mbere yuko mbaho wari ubizi ndi kumwe na bene data isumba amahanga yose n'ibihugu byose n'abami n'ibikomangoma ndabizi yuko wavuganye n'ubwoko bwawe no mukanya uvuganye natwe kuri Imana igirinde ijambo ryayo yavuze kandi ntirihere n'ukuri uri Imana ikomeye tubiguhereye icyubahiro ariko impamvu yo kuba hano kwanjye ndakwinginze mwuka wera ngo mu mwanya utari munini ndi bumara aha ngaha ibashe gusohora simvuga ibyanjye ahubwo ubushake bwawe ubwiru bwawe kumenya kwawe gukomera kwawe icyubahiro cyawe icyo ushaka kuyu mukumbi wumva kandi ukakira abari cyunyuza mu kanwa kanjye ndakwemereye mwuka wera vugana na buri muntu wese neza yawe itangaje nibane n'abari hano nibane n'abari online aka kanya ndetse n'abazakurikirira ijambo mu gihe kizaza kugira ngo icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi no gukomera bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu umwami wacu amen mfasha dukomere Yesu amashyi menshi cyane haleluya Bethlehem n'umuryango wanjye bwite kubera ko umushumba nyiri guhabwa iyerekwa twisanze tuvuye indimwe kandi impande zose ntabwo rero iyo ambwiye ngo ndagushaka numva ko bishoboka kuvuga ngo oya arabizi ko muri iyi minsi atakabaye antumira ariko ubushake bwe ni itegeko byongeye n'ubuntu bw'Imana ntabwo umuntu we wenyine yashobora kukubwira ngo ngwino ubwirize ubutumwa bwiza no ngewe ibyo niko mbyemera ko haba hari umugambi w'Imana wihishe inyuma y'ubwo buntu ndabishimira rero nanone cyane ndabashimira namwe kubw'umwanya wanyu mwarakoze gukunda Imana mukayikundisha igihe cyanyu n'ibyanyu byose reka mbabwize ukuri ngo umuhate wanyu usuba ubusa ku mwami nahawe teme nza kuvugaho mu minota itari miremire ariko mbere yuko nyivugaho nakomeje kumva umwuka w'Imana ampata cyane kuvuga ijambo ndifuza ko ntari buryibagirwe ngo njye mu kindi kirere haleluya Yesu nashimwe na mbere yuko nza ndimo nitegura ndimo gusenga no gutekereza nakomeje kumva umwuka w'Imana mpata cyane kandi ntaho bitandukaniye n'iri jambo umushumba yahawe murimo kwiga arimo kumbwira ngo agiye guhuhisha umwuka we kugira ngo ibitari ubuzima ibitari bifite imibereho ibyasaga n'ibyamaze gupfa byongere kwakira ubuzima bushya Bwana Yesu wasifiwe haleluya iyo kuko ari message idasanzwe aharaho nari kubisoma mu byanditswe sinzi byinshi ariko bikenze birahagije byari buvemo ibyo mvuze ariko kubera ko ari message nakomeze kumva idasanzwe nagira ngo mu byukuri hatagira ugenda acikanywe reka mbabwize ukuri bwoko bw'Imana
hanze aha hari abantu bari arrogant, arakubwira ngo ariko biriya bintu ngo mujya kwirirwa hariya bababwira ngo wowe ngo Imana si yawe, umwuka wera si wawe, ntabwo washobora kubyibwira, ntushobora kwisomera Bibiliya yawe ukabasha kubyumva. Ariko se mbabaze, ninde munyeshuri w'umuhanga wavutse ari umunyabwenge wagumye iwabo akabona diplome cyangwa degree atagiye ku ishuri? Mutekereza ko iby'Imana ari byo by'imfabusa? Nagira ngo mbabwire ngo tugeze mu bihe bya nyuma by'iminsi y'imperuka, kubera ko abantu babuze ubwenge bw'Imana bakagwiza ubwenge bw'isi, byabateye kurenga umupaka. Mu yandi magambo barasimbutse barenga aho bakabaye bagera. Social platforms zaraje, ashobora gusoma kuri Google, kuri iki akadownloading ikintu cyose ashatse akakibona, akibwira ko ibyo bihagije bishobora kumuhesha amahirwe yo kutagera mu nzu y'Imana kandi akabona iby'Imana. Ntimukayobe, Satani ntazabadukeho. Usibye ko by'umwihariko na Bibiliya yeri twihaniza kuba mu nzu y'Imana. Ntimuri abasomyi ba Bibiliya? Abaheburayo baravuga ngo uko iyo minsi irushaho kwegerana abariko muhirimbanira cyane guterana kwera. Bwana Yesu wasifiwe, haleluya. Ariko niba n'Imana yaratoranije abakozi bayo, ntabwo ari ibyawe kubaha amaranka n'amagrade. Oya, genda gake wowe basha kumva iki ijambo ry'Imana rivugana n'umutima wawe. Yabivuga ari umuswa. Rega buriya iyo umuntu ari umunyabwenge ntawe utamwigisha. Wari uzi ko ushobora no guca ku musazi ku muhanda ukahakura isomo rikomeye kandi atigeze ategura? Umuntu umwe w'umukozi w'Imana ejo bundi yaje kutubwiriza, aratubwira ngo bakiri muri Kongo ngo bigeze bajya mu ivugabutumwa, babaye bagenda mu muhanda basanga umusazi usa nabi cyane, yimennyeho za vidanje yayo yitaka, yarihindanije n'imyambaro ye, ngo barangije bamubonye barabebera baramutinya, bashaka guca hirya ngaravanga ngo dore ibintu muba mwigira ngo uku nguku usi nyuma niko mu mitima yanyu hasa nubwo mujya mu rusengero. Aratubwira ati ikintu gikomeye nahise mbwira Yesu ngo niba hari n'icyaha nakoze ntazi kimbabarire mbere yuko njya mu rusengero, ne gusa n'uyu musazi mu mutima. Bwose umwigisha ukomeye yemwe. Yesu nahimbazwe cyane. Ariko Yesu imbinginga ngo mudufate nk'abasazi kuko nituribo. Ariko nuza mu nzu y'Imana ijambo rikavugwa, hakavuga 3 cyangwa 5 cyangwa 18, menya ngo Imana yandarikiye kuba munsi y'igisenge cy'iyi nzu, ikemera yuko nicaye hano, hari ubutumwa bwanjye buri hano, hari ibiryo bitunga ubugingo bwanjye ngomba kubonera ahangaha. Hanyuma bigutera igitsika mutima ryo guha agaciro ijambo ry'Imana no gukunda kuza mu nzu y'Imana. Ndababwiza ukuri ko abantu bari hanze batumva ibimwumva. No, hari ahantu abantu bateraniye mu biriyo, mu bitaro, mu bintu bitandukanye, ariko Imana yaguteye iteka ryo kubumva inkuru nziza. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ibyo mbivugiye iki? Nagira ngo ntugafate ijambo ry'Imana nk'ikintu gisanzwe. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana ni imbuto, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nigeze ndyumva ndi muri koma, ndyumva asa n'urirota, ariko ndaryiringira, njyatuza umutima wanjye akanwa katavuga, gutabarwa kwanjye kuraboneka. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Amen. Murahirwa kuba mu gihe nk'iki mwicara amasaha nk'aya mukumva aya magambo. Nagira ngo mbabwire ngo isi irimo kugera ku musozo kuruta igihe twizereye. Halo, bakuye mu mwuka. Hahirwa bumva ibyo mwumva, hahirwa bagira ubuzima nk'ubu ngubu, kubera ko umuntu wawe w'imbere hari aho barimo kuva hakagera ahandi hantu agera. Mu gihe runaka binabaye ngombwa ko wisanga wagoswe na za gahunda nyinshi n'akazi gatandukanye cyangwa n'ubuzima bijya bibaho, uzagira urwuri wuzamo rugutunge. Kubera iki? Hari igihe wageze cyo gukora store cyangwa depo y'ijambo ry'Imana n'ibihe byawe batanze imbere y'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Yewe ariko ubwo nibyo narinje kuvuga. Amen.
iyo yari message idasanzwe. Nagira ngo mbabwira ngo bwoko bw'Imana bakundwa bene data, Imana ntabwo yahindutse, ni yayindi. Irya yatandukanyaga inyanja bakambuka, irya yavugaga ngo Yeriko nihirima itarigeze inanyeganyezwa n'umushitsi bikemera, nta ntwaro zirashweho, ni yayindi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuvuga ijambo nahawe, mushumba mpa teme cyangwa se ntumira ama ijambo riri mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Murahibuka? Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose birahinduka bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti birarangiye, nije Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Vuga ngo amena. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo nanone Petero wa 2. Ndagira ngo nihute dusome vuba vuba hanyuma tuganire tudafite ibintu byo kujya mu mpapuro kenshi kubera igihe. Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14. Urwandiko rwa Petero rwa 2 ibice 3 turahera ku murongo wa 10, umusomya dusomere ageze ku murongo wa 14. Petero wa 2 ibice 3 dore ku murongo wa 10 gere ku wa 14. Haranditse ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Ubwo ijuru rizavaho, ijuru turebesha amaso rizavaho, hakaba n'umuriro ukomeye. Maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Nturenza aho 14. Twagiye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 kugera ku wa 19. Bakolosayi ni mu isezerano rishya kuri page ya 202. Igice cya mbere umurongo dusoma mu wa 16 kugeza ku wa 19. Haranditse ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, kuko muri Kristo Yesu arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, ibigaragarira amaso n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose. Hari umuntu wumva ibi byanditswe ra? Intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ego niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe wabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kuzura. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Aho ngaho ntuharenge, ahubwo tugiye kugendana neza kuri gahunda, sibyo?
ni 30 gusa, ubwo ni 16 na 7 n'umunani ni 9. Aha, 16 haranditse ngo kuko muri we arimo byose kuko muri Kristo Yesu nimwo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. aha, aho ngaho bushinze hagati. Yesu nahimbazwe cyane. Iyi message twahawe nka teme yo mu byahishuwe, Yohana yarahawe ihumure ryo kuvuga ko gutabarwa kuzaboneka ku bari mu isi, Satani atazigera ahuvugiriza impundu kunesha ngo ubwoko bw'Imana burimbuke burundu. Yesu nahimbazwe cyane. Na Yesu Kristo ari ku musaraba agiye gutanga mu isaha ya 9 aravuga ngo byose birarangiye. Murumva ko bisubiyemo kenshi? Haleluya. Aho tutasomye muri Yesaya 65 umurongo wa 17 kumanuka hepfo, naho hagasubiramo ngo dore ijuru rishya n'isi nshya ndabirema, akabisobanura neza nk'ubuhanuzi. Urumva ko we ni mu isezerano rya kera, aba baravuga mu isezerano rishya. Yesu nahimbazwe cyane. Uyu murongo wa 16 yawe tubwiye ngo iki? Kuko muri we ari byo byose byaremewe. Kuko muri we niho ibintu byose byaremewe. Komeza. Ari ibyo mu ijuru cyangwa yaba ibyo mu ijuru aho dutegereza kuzajya, cyangwa ibyo mu isi turimo uyu munsi. Ibiboneka n'ibitaboneka. Ibintu biboneka n'ibitarebeshwa amaso. Rekeraho niho nari nakubwiye ngo garukire. Imana yacu nihimbazwe cyane. Mfite ibintu bigera kuri 3 nshaka ko tuganiraho muri iri jambo tugasoza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo niwe banze rya byose. Bibiliya irambwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo uwo yari Imana, kandi nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze ngo niwe muremyi wa byose, nanjye ndimo nawe urimo. Imana nihimbazwe cyane. Bibiliya ikongera ikatubwira ngo ari ibyo mu ijuru, ari n'ibyo mu isi, ari ibyo tubonesha amaso bigaragara, ari ibitaraza dutegereje, yemwe aho nibiri munsi y'isi bitaboneshwa amaso nabyo nibye. Haleluya. Nagira ngo twumvire ijambo ushiremo na bya bindi byawe Satani ajya kubwira ngo ibyo ni inzozi yewe. Come on, you are dreaming. Urimo kurota. Ibyo byagushobekera bite nkawe? Byaca kurinde, byaca he? Nagira ngo wige kumusubiza, umubwire ngo Kristo wanyihaye akampfira igorogota ku musaraba, niwe tangira rya byose, kandi byose biri muri we, kandi niwe uri muri jewe. Ubwo yanyihaye akaba ari muri je, nabyo ndabifite. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Imana yacu nishimwe. Yemwe aho nanagutera n'ubwoba bukubwira ngo ntabwo guciranuka ngo ubone ubugingo buhoraho bishoboka, mubwire it not me. Ntabwo ari jewe, kubera ko ntabwo nzajya mu ijuru ku bwanjye, ahubwo nzajya mu ijuru ku bwa Kristo wera w'Imana utsindishiriza abera. Uko ndi muri we akaba ari uwera, kwera kwanjye kuri garanti ku Mana. Yesu nahimbazwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Kuko ibyo mu ijuru ari ibye n'ibiri mu isi, ibyo tubona none n'ibyo tutareba, ibihishwe bizahishurwa, ndetse n'ibyamaze guhita dutekereza ko byadusize, ngo byose biri muri we. Yesu nahimbazwe cyane. Ese muri mwe hari umuntu ufite Kristo? Hari umuntu ufite Kristo? Nazanywe no kukubwira ngo ufite byose. Yesu nahabwa icyubahiro. Ufite ubuntu bw'Imana, ufite icyubahiro cyayo, ufite umugisha wayo, ufite iherezo ryiza, ufite ubutsinzi. Destiny yawe irashinganye, kuko nyirawa byose yamaze kukwihata izigamye, kandi akaba ari muri wowe. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Nagira ngo ushire ubwoba bwoko bw'Imana. Muzi ikintu Satani ajya atsindisha abantu b'Imana? Nukubamaramo ibyiringiro, kubakarabya imbaraga zo mu mutima. Reka mbabwize ukuri, kuza hano tukumva ijambo ry'Imana ni kimwe, tugasirimba tukaryoherwa. Kubera iki? Environment turimo irabitwemerera. Ariko kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe ni ikintu gikomeye cyane, kizagutunga no mu gihe utabona ibiguhesha ibyiringiro. Kuko ibyiringiro bizima ni Kristo, kandi ari muri wowe. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Nje kukubwira ngo naho ibihe byahinduka, Kristo ntabwo ajya ahinduka, kandi niwe ufite byose, niwe waremye byose, n'intege nke zawe arabizi. Reka mbabwize ukuri, ndashaka kukubwira ijambo rikomeye. Ntabwo Imana ikubonye vuba ku buryo iguharara kuko wavuze mu ndimi.
halo ntabwo itunguwe nawe ku buryo kwishimira kuko wiyirije ubusa. Irakuzi ikamenya intege nke zawe, izaho utsindirwa, izi n'ubushobozi ufite, izaho unanirirwa, izaho aho utererwa. Niyo mpamvu igukunda urukundo rutagera akagero, ikakugirira imbabazi zitarondoreka kuko ikuzi mu buryo bwose. Hari terime bajya bavuga ngo mu mabara yose, ikuzi mu mabara yose. Kandi yahisemo kuguha Kristo kuko igukunda kugira ngo ikwihe wese hatabuze na gato. Imana yacu nishimwe cyane. Uri umutsinzi no kurushaho, no matter what. Imana nihimbazwe cyane. Ninde wakwisa umukene? Ushobora kuba uri mu bukene bwarakwitije, ariko ntabwo uri mu bukene kuko Kristo yarakennye ku bwacu kugira ngo dutungishwe nawe. Yesu nahimbazwe cyane. Ntabwo byanditse kuri wowe, ibyo ntabwo ari umugabane wawe, ni ibihe byakwitije kugira ngo ugire ubuhamya. Haleluya! Yesu nahimbazwe cyane. Ndumva mfashije. Ibihe bijya bitwitiza kugira ngo Imana ituremere ubuhamya. Wari uzi ko umuntu uri muri Kristo atajya agira igihe cyo gupfa ubusa? N'uwo musozi wabiruhanye uterera, Imana irakugwiriza ubuhamya. Imana nishimwe. Muzi impamvu Dawidi yatsinze Goliyati? Ntabwo ari uko yaravuye ku ikosi ry'ako kanya, ahubwo yibutse iby'Imana yamukoresheje mu ishyamba, yibuka imbaraga z'Imana ku ntare n'idubu, yibuka ibyo Uwiteka yakoze. Aravuga ngo ndagutanyaguza nk'imwe muri zo. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana iyo rigwiriye mu mutima wawe ukaryibikira nk'ikintu cy'agaciro, Imana iba hejuru y'ijambo ryayo, ikariba inyuma, ikaririnda kandi ikarisohoza kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Ndongera kubisubiramo ngo bwoko bw'Imana murahirwa. Gutangira n'umwaka ya magambo. Umuntu umwe w'umuhanga yaravuze ngo nuvuka uri umukene si ikibazo cyawe, ntawe uzabikurenganyiriza ko nta buhare wabigizemo, ariko nusaza ukennye azaba ari defo ku buzima bwawe kandi uzabigayirwa kuko nta ruhare wakoze. Reka mbabwize ukuri, ubuzima bwacu muri Kristo Yesu burashinganye. Twamaze kwishyurirwa byose, icyacu ni ukwisobanukirwa gusa. Sobanukirwa identity yawe mu Mana guhera uyu munsi. Satani naza atondoma umubwire ngo iyaba ari jye wa kera wari kumira bunguri, ariko jye w'uyu munsi ufite Kristo intare ya Yuda muri we ntabwo uri bunshobore, ahubwo ugiye guhinduka ubusa, ndagushwanyaguza nk'imwe muri za zindi zahise. Haleluya! Kubera ko uwaremye ijuru n'isi, ufite ubutware ku ijuru ku isi, ku byo turebesha amaso n'ibitagaragara, ni muzima, ntabwo yahindutse kandi ari muri wowe. Yesu nahimbazwe cyane. Ni ikibazo gusa cyo kwisubizamo intege, ni ikibazo gusa cyo kongera kwinyagambura ukavuga ngo no, ibi si byo ntemeranya nabyo, ibi si byo mpamanya nabyo, ndakomeza imbere, ndatera intambwe, ndi umuntu muzima, nshobora kugera aho nshaka kugera. Yesu nahimbazwe cyane. Ndabizi ko abantu benshi bari mu mujyi mwese muri abasirimu mufite za smartphones. Guherejo ni mugoroba nabonye akantu gatrendinga kuri za WhatsApp. His Excellency yavuze ngo nta muntu mutubaho. Haleluya! Ariko Yesu ni mwiza, ariko uriya mugabo ajya yuzura umwuka wera nkamukunda. Yavuze ngo nta muntu mutubaho ngo keretse iyo ubihisemo. Kuki uhitamo kuba mutoya kandi uri igikomangoma mu bwami bw'Imana? Ndi hano kuri uyu mugoroba kuguhinyuza. God is powerful. Ni wo kwizerwa, ni umunyamaboko, ni umunyembaraga. Ni wowe gusa wo kuvuga ngo enough is enough, ndabirambiwe, ibyabaye birabaye, ngomba gukomeza imbere. Intumbero yanjye ni misemo kuba uyu nguyu kandi ukabawe mu izina. Hari umuntu wanyumvise twavuganye ngo akomere Yesu amashyi menshi. Haleluya! Aha, ariko uyu munsi turakorana kurinda nshoje nkajya kwicara hari gira vuba vuba. Yesu nashimwe cyane. Ndabihindura bishya. Intebe z'ubwami n'ubwami bwose, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Gezaho. Imana ishimwe.
ndumva nifuza ko twaba nk'abanyeshuri tukinteractinga tukaganira tukabasha gutangana ibitekerezo. Mwari muzi ko intebe y'ubwami atari ngombwa ko ari ifite agaciro kuruta iyo mu nzu ya runaka? Nimuhuguke mbabwire, ndabizi ko munaniwe, ariko waba uhomba uri hano kandi utanakurikira, si ikibazo se? Yesu nashimwe cyane. Mu nzu ya Mushumba Edouard hashobora kuba hari intebe ya miliyoni 100, ariko ntabwo yakwitwa uwo mwami kuko afite ubushobozi bwo kugura intebe z'abami, ariko ntabwo afite ubutware bwo kwiyita umwami. Turakurikira? Yego. Ariko Kristo wera kuko ari umwami w'abami, akaba afite ubushobozi n'ububasha hejuru y'amazina yose n'abami bose n'abatware bose, ashobora no gufata iyo ntebe iyo y'urubaho iyo igura igiceri cya 500 cyangwa 600, akavuga ngo kuvuye umwanya nkugize umwami, kandi bikemerwa kuko afite ubutware akagira n'ubushobozi. Ntabwo murimo kubyumva neza. Niwe ufite ububasha ku ntebe zose z'ubwami n'abami bose. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana nishimwe. Bene data. Bibiliya indirimbo, ndashaka kuvuga iyi ndirimbo ntinyibagire, ndumva indimo cyane. Ivuga ngo turi abasirikare bogejwe mu maraso. Muzi ikindi gitero kijya kivamo ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi buturuka kuko twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Yesu nahabwa icyubahiro. Hari umuntu uri hano urimo kumva ijambo ry'Imana? Hari umuntu uri hano ushobora kwizera? Nagira ngo nkubwire ngo ni wizera ijambo ry'Imana, ntago riri bube rikiri ijambo gusa, ahubwo rirahinduka ubuzima. Imana nishimwe cyane. Ubundi ikintu abantu b'Imana turutanwaho ni ukwizera, kuko kwizera niyo channel, niyo password Imana inyuzamo kugira ngo isohoze imigambi yayo mu isi. Ntabwo ari uko Imana yananiwe gukora, ahubwo ikigero cyawe cyo kwizera kingana gute? Bigishwa beza ba Kristo, muribuka igihe intumwa za Yesu ziza zitotomba ati wadushutse, uratubwira ngo natwe waduhaye imbaraga, none turirukana abadayimoni, aho kugira ngo bagende ahubwo bakadusuzugura. Arababwira ati mwabafite kwizera gukemwe. Yigeze ababwira ngo mwabatazi gusenga mwe? Yigeze ababwira ngo mwabatazi kwirukana dayimoni mwe? Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu arabihindura bitari kera, kuko Imana ivuga ihita ishyira mu biryo mu buryo mu bikorwa. Ivuga ihita ishyira. Uzi iyo umuntu w'umunyabubasha muri politiki atanze ibwiriza, bandikaho ngo with effect from now. Murimo kubyumva? Rigomba guhita rigira ubushobozi aka kanya nyine. Ibi bibaye itegeko, bibaye ihema. Yesu nahimbazwe cyane. Ijuru rivuganye nawe, haba hasohotse inyandiko ivuga ngo with effect from this moment. Kuva aka kanya riragira ubutware, riragira ubushobozi, rirahinduka ihame. Ariko tubibuzwa n'uburyo bw'ikigero cyacu cyo kwizera ijambo ry'Imana. Amina, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Imana igusaba amaboko yawe, ntabwo Imana igusaba amafaranga yawe, ariko hari ikindi kintu ukeneye gukora ngiye gusorezaho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Icyo ngiye gusorezaho ntari nakivuga. Icyambere usabwa kwizera Imana. Icya kabiri usabwa kuba tayari. Tayari ni ikinyarwanda harya kwitegura. Wabyumvise? Ubu ngubu nkubwiye ngo urabizi Pasikaziya turajyana mu mujyi ngiye kukugurira imodoka, ariko ndakugeraho mu minota 5. Mu minota 5 ukaryama ukiyorosa, ukabyuka nyuma y'iminota 30, wasanga nyirimo nza kugufata ngo tujye mu mujyi? No. Niba nubaha ijambo ryanjye nkaba ndi umuntu ugira amahame, ndacaho nigendere, Pasikaziya akomeza aryame, njyane contact cyangwa se amafaranga nari bumugurire ya modoka. Ubwo ni ikibazo cya pasiteri cyangwa ni icya Pasikaziya? Yesu nahimbazwe cyane. Niba Imana ivuze ngo byose ndabihindura bishya, irimo irakugira inama, irakuganiriza, yagushyize mu bikari byayo ngakubwira ngo urabizi ikigezweho ni iki, reka dukore gutya na gutya. Ni wowe wo guhaguruka uvuga ngo rero Mana nizeye iri jambo, namaze kuryakira, ariko ndahagarara gute, nditegura kuryakira mu buhe buryo?
kubera ko Imana igiye gukora abakundwa igira ibikoresho. Imana ni umwuka. Niba umaze igihe usaba Imana urugero kubaka urugo, ntabwo izaza ngo ikubere umugore kuko uri umugabo, never. Ntabwo izakubera umugabo kuko uri umugore, hoya. Ahubwo uzizera ijambo ryayo, nurangiza utera intambwe ishyigikire cya kintu washyizemo imbaraga za. Pasiteri ntabwo avugiye mu mwuka, ngira ngo Yesu nashimwe. Abakristo benshi babura ubwenge, ugasanga arahanura, Mana rabababa, uzazana inzu yanjye shandara bababa, ntajya no kuramuza ikibanza, nta mukomisiyoneri baziranye, nta pla agira. Imana ifite ibihumbi n'ibihumbi, agiza n'amamiliyoni, afite icyo cyifuzo kandi yamaze no gutegura gahunda. Wowe izagutabara iturutse he? Irabihindura bishya, ariko ku bantu biteguye guhinduka bashya. Halo, irabishyiraho iherezo, ariko ku bantu bagize ibyo barambiwe bashaka ko bishyirwaho iherezo, bagatangira urundi rugendo rushya. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Wakihangana basi ugafata akajenda kawe muri uku kwezi kwa mbere kutararangira, ukagira ikintu wandikira Imana, ukagira ikintu utegura, ukaba ufite piyese, ukavuga ngo Mana nizeye ijambo ryawe ryanyuze mu bakozi bawe, icyo nshaka ni ukuboko kwawe gukomeye, banza unyobore, banza untere inkunga, Mana mpereza icyerekezo. Ariko byibuze nawe hari ikintu ufite. Barakore tujye tugira ubwenge. Ntabwo Imana izakuzanira icyangombwa cy'umutungo, uriya muntu izagikura mu mazina ye, nawe arababaye, yagishakaga. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Wari uzi ko ubwami bw'Imana ari ahantu ibwiriza ryayo rikorera? Wari uzi ko mu bitangaza by'abera ari mu bwami bw'Imana? Nta muntu wafatira ihishurirwa kwere. Mu bwami bw'Imana ntabwo ari mu ijuru aho tuzaba, ahubwo naho itegeko ryayo rikora kandi bikagaragara. Yesu nashimwe. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu baramubwiye ngo mwigisha twigishe gusenga. Urumva ko bari bateguye dosiye kumutsinda. Urabizi Yohana yigishije abigishwa be ukuntu bazajya basenga, kandi ntituraba Yohana turabawe. Yesu arababwira ngo rega ntago ari ibibazo bikaze, mwebwe mucishe make kwanza, mwiteguye kwiga. Bate arayatoke, icyambere muzavuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ubwami bwawe nibuze hano turi, kandi ibyo ushaka ntibihore mu ijuru, ntibihore mu masezerano, ntibihore mu majwi, ahubwo bibe mu isi. Yesu nahimbazwe cyane. That is the kingdom of God. Yesu nashimwe. Abazungu batwigishije ubutumwa bupfuye, bakakubwira ngo nukena nibwo uzuzura umwuka wera. Barakubeshya. Uzi ukuntu abakene bahora bacira abantu imanza? Uzi ukuntu bahora batuka Imana mu mutima? Mana naragusenze ariko reba ntunyibuka. Imana ijya yibagirwa ubwo mumaze kuyituka. Bibiliya iravuga ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe. Yesu nashimwe cyane. Reba ukuntu wandetse, kandi yaravuze ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko ngushyiriraho kugira ngo uzabe umuhanuzi. Imana ishobora gutangira proje yayo ntiyisoze n'abantu bazisoza ari abana b'abantu. Imana ntihinga, ni wowe mushinga ifite munsi y'ijuru. Gute ishobora gutakaza project yayo ikagarukira mu nzira? Ishaka batera nkunga se? Imana nishimwe. Ariko hari umuntu turimo kuvugana hano. Yesu nahimbazwe cyane. Ntabwo ishobora gucishiriza mu nzira umushinga wayo, never. Ntabwo bikunda. Ariko igihe kiragera ikaguhagurutsa ngo mugendane, ubujiji n'ubutamenya bakakubwira ngo hagarara uyitegereze, nayo ikavuga ngo ariko ndagutegereje. If you are ready, let's go. Iragukura he? Warangiza Mana warabivuze, reba hashize imyaka 3, reba harangiye 5. Hello.
hakaba hari undi muntu uje akavuga ati n'igishoro ntago gihari gihagije ariko ndahagurutse ngiye guhagarara na hariya ku muhanda mana n'umuntu wampa akazi ko kumukoropera gusa byakoropa neza umuntu akamukorera ubuvugizi muri presidence atari hari umuntu ukora isuku neza kandi ufite discipline wowe uraharabashandara baba waravuze ngo uzampa umugisha from where gute Imana ishimwe cyane mu ndakarira nta kibazo Pastor Edouard azabomora dore jewe naje nabatumweho come on yaravuze ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu ukora iki kugira ngo Imana iguhire ukora iki dutangiye umwaka mushya uraplanning iki witeguye ute ko bihinduka bishya irabihindura ihereye he Imana yacu nishimwe cyane haleluya ntago tugomba kubabaswa kandi turi abana b'Imana Imana igira amahame umuhanuzi yasanze umugore w'umupfakazi baza ukuntu Imana nta nimuyigira ariko irazigira nyinshi cyane ndavuga muri context yacu nk'abantu b'abanyantege nke ati databuja umugaragu wawe atarapfa urabizi yabaga mu rusengero iminsi yose none aragiye ideni yafashe dore interezari yongereye birenze kakazu n'abana barabajyanye gira icyo ukora ati ngiye ngira icyo nkora banza ugira icyo ukora wowe ufite iki dukeye gusa natwe tutari buduhaza tutwo ngutwo utwo nyine utwo tuvuta Yesu nashimwe cyane ati nagafu gato gusa twarya ijoro rimwe tukipfira ati mbere yuko mupfa ngewe ndashonje kandi hari ikintu Imana intumye kugukorera cook for me please prepare some meal arareba ati mbega uyu nguyu nukubamera umugabo wanjye yarananiwe guhinga ngo adusigire imyaka kubera ko yari umuhanuzi none arambwiye ngo nanamutekere urateka cyangwa ntaguteka ibintu ni bibiri aravuga ati aho bigeze birakomeye akatira mu gikoni aragabura arangije undi aravuga ati rero ma hari icyo yakoze kandi yari afite aratetse ndariye kandi gagiyewe ni wowe sponsoringa naje mu kazi kawe ubu rero nawe ijuru niritegeke hagira ibihinduka Yesu nashimwe cyane haleluya uzi ukuntu iki gihe tugezemo ari igihe cyo kuvuga Imana mu bikorwa kandi odetangira ngo agiye gusoza dore turebe sigaje iminota 5 yonyine bene data torero rya Betelehemu n'abashyitsi baje hano mwari muzi buryo izina rya Yesu riremereye kuri terura bisaba imbaraga z'uburyo bwose ntabwo bisaba indimi gusa nubwo nazari nziza ntabwo bisaba kwiyiriza ubusa gusa nubwo fasting ari ikintu cy'ingenzi mu isi y'umwuka bisaba yo ntaba online mbabwiye akantu ubu ngubu umuntu wubatse iyi fondasiyo agashyiramo aya makaro n'aya mabati ashobora kubyuka mu gitondo akabati you know what uyu mwaka mushya arishurirwa riki Imana yampaye poteria mbari niko abaswahili bavuga mwakuzurira he umwuka wera ntabwo ari byo bivuze naganiraga Mukristo w'umunebwe aravuga ngo Imana sinyirusha amafaranga sinanayirusha amaboko ngo izabyikorere yarakuremye ngo ubukuboko kwayo ariko Imana ishimwe ko Pastor Edouard atari wabimbwiye ibyo ngibyo yarakuremye ikuremera imirimo myiza muri Kristo Yesu imirimo myiza muri Kristo Yesu se uragira ngo no kujya guhinga iwanyu
ntago ariho bigarukira, ahubwo hinga aho wiherereye, uzuhinge n'umubyizi w'uyu musozi w'uyu murimo, ugira umutwaro ukura ku mugaragu w'Imana, avuge ngo ahwish Mana warakoze. Ariko data muzongera kumutumira kweli? Yesu nashimye. Haleluya. Uzi kuntu muri aba multi-billionaires ntimwirebe uyu munsi nindi washyiriraho iherezo nawe. Ikibazo ufite ni kimwe gusa, nuko batayari, nukwitegura. Tuzi muhanda ajya avuga ngo gipange sawa sawa, simama kinyume. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Mwari muzi ko tugiye gusenga? Wa musomyi wanjye ari hegera vuba vuba. Uhera aho twagarukiye apana aho twatangiriye. Uracyahibuka? 17. Yabanjirije byose kandi byose. Kristo yabanjirije byose kandi ntibishobora kuba aho adahari. Byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri. Niwe mutwe w'umubiri. Umubiri means itorero, church. Niwe mutwe w'itorero. Niwe torero kandi niwe tangiriro. Kandi ubwe ni nawe torera. Akaba ni niwe torero kandi niwe tangiriro. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Niwe torero kandi akaba ari we tangiriro. Iyo Yesu aza kuba iherezo cyangwa akaba hagati, twari kuba tugushije ishyano. Twari butangire dute? Batwebwe badafite ibishoro by'imirage y'ababyeyi, twari buhere hehe? Ariko Bibiliya irambwiye ngo niwe torero, no kuvuga ngo abaririmo bari muri we deja, kandi akaba ari nawe tangiriro. Imana nishimwe cyane. Ni imfura yo kuzuka mu bapfuye. Niwe mfura yo kuzuka. Kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Imana nishimwe cyane. Ngana ku musozo, mbese hari ibyapfuye mu buzima bwawe? Buriya Satana ni umuriganya cyane. Bibiliya iravuga ngo yaje kwiba no kwica no kurimbura. Hari igihe ajya biniga pe bugacya byapfuye kandi wabonaga hari aho bigiye kugera. Ariko ubwo Kristo ari imfura mu bazutse, ni nawe ufite ububasha bwo kuzura byose. Kandi Bibiliya iravuze ngo niwe ufite ubushobozi bwa byose. Imana nishimwe. Wageze kuri 19. 19 avuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Nuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Kristo. Urahashoje. Imana ishimwe. Kugira ngo sabe abaririmbyi baze hano. Ndaba nakira n'umushumba. Tugiye kuririmba indirimbo. Nibashaka baririmba igitero kimwe. Ivuga ngo yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu bumana iyibumbira muri Yesu, irangije iduha iyo kado. Ikintu ugiye gukora si iki, ugiye kubwira Yesu ngo ibyapfuye birazuka, iby'umwanzi yariganyije biragaruka. Mana uransubiza ibihe byanjye kandi nibitarabaho ndahagaze neza, nditeguye. Yesu nahimbazwe cyane. Nukuri tuzajya mu ijuru. Yemwe na Petero yatubwiye ngo dukwiriye kugenda twigengesereye, ngo tukagerageza gukiranuka uko bishoboka. Nta kibazo mfitanye n'umuntu uzajya mu ijuru, ariko Imana yagushyize ku isi yagira ngo ugire ibyo ukora, imirimo myiza izaguherekeza, uzajyayo urinde. Ntabwo barakore dukwiriye kujya mu ijuru turi ba kaporare, no, cyangwa ba rukurutu n'aba marishari n'ibindi nk'ibyo ntazerega sinigeze nkijyamo, ariko njya ngerageze gutara amakuru make make. Bibiliya iravuga ngo turi abasirikare, kuki uhitamo umugabane w'abasivile? Yesu nahimbazwe cyane. Reka mbasabe mu gejuru, turashoje. Umugaragu w'Imana yatubwiye ko yifuza kudusengera. Nanjye ndahamanya nawe nka marayika w'iri torero wahawe ubu butumwa, ariko nawe wisengere.
mu mutima wawe nihagira ijambo riva ku ndiba y'umutima uribwire Kristo, urimubwire kuri uyu mugoroba. Mperutse gusoma ijambo muri Zaburi rivuga ngo gusenga kwanjye kwinjiye mu matwi ye. Bibiliya ntagatifu kavuga ngo kwaguyemo. Nta kintu wagusha mu gutwi kw'Imana kuri uyu mugoroba. Mwami Yesu nashimye cyane. Haleluya. Amen. Nukuri bakundwa, igihe kirahenze, igihe kirahenze. Igihe cyose ujya utanga mu nzu y'Imana jya ukibyaza umusaruro, kuko ubutanze ikintu cy'agaciro. Bwana Yesu wasifiwe. Mwami Yesu abaho umugisha. Shalom. Wagumyaho mushumba uhise umanuka. Nari ngiye kuvuga ku kantu kamwe avuze ari nakanasorejeho kari kagize ubutumwa. Bo reka dusenge. Ngiye kuvuga akantu kamwe avuze kandi ariko aravuze ngo icyambere. Okay, mumbabarire ngiye buriya nubwo ndi n'umuvuga butumwa nkaba na pasiteri, iyo umuntu avuga ndumva. Kandi icyambere Imana birayigora yivugana n'umuntu utumva. Ubundi mu bigize abami ntibavuga kenshi.